Ibi bintu birababaje. Hari igihe wicarana n'umusore cyangwa ukicarana n'umukobwa, abantu bakaganira, yarangiza ati ku isi yose ndagukunda. Umusore umukobwa yarangiza ati ariko sheri urambesha, ati rwose niyo wabinsaba, niyo wavuga ngo nimanura izuba narimanura nkarigo, ubwo nta mutwitse. Buriya reka ngiye mbabwire, urukundo ruri mu bugoryi rugira amagambo ateye ubwoba. Samusoni arangije akubita igisakuzo, abasaza arangije avuga ati bunabagaritse. Ariko kubera ko urukundo rwe rwari mu bugoryi, arangije yinyuramo n'ubundi icyo yatanze agitangira igisubizo. Kangira ikintu mbabwira, Imana ibafashe urukundo rwanyu mu rwegurira Imana. Buriya hari urukundo rusigaye rugezweho i Kigali, uko amasaha agenda yegera mu ijoro, ariko metero zari ziri hagati y'abantu zigenda zigira gute, zigabanuka. Ukabona abantu bari bafite metero imwe saa 12, saa moya hasigayemo santimetero 50. Wagaruka saa 2 urimo gutaha wihuta, wajya ko ukabona abantu begamanye mu muyenzi harimo 0 santimetre. Ruba ari urukundo rw'urunyabibazo. Mwabajene mwe, urukundo rwanyu ni mu ruha Imana. Mubwire Yesu ngo twebwe twagiye dukunda bivamo ibibazo. Hari abatubenze, hari abo twabenze, hari abagiye batugusha, hari abatunywesheje inzoga bitari ngombwa. Uru rukundo Yesu we waturemye ni wowe utuzi. Urukundo ndarukweguriye, ujye umpangira. Yesu azagupangira mu izina rya Yesu. Ariko muri buhure n'ibibazo. Yasoreje ku mpagarike, ari nayo nanjye nsorezaho. Uyu muririmbyi yararebye asanga impagarike ni ikintu gikomeye. Buriya ukureshya, ukungana, ukuza bifitanye isano n'ukuteye. Niyo mpamvu ntugashaka indangagaciro zawe kubera ko uri muremure ngo uzishake mu bantu bagufi. Ariko nawe n'ubu uri mugufi ntugashaka indangagaciro zawe mu bantu barebare. Impagarike y'umuntu ni ikintu gikomeye, gifitanye isano n'amateka yakomeye. Nshuti zanjye, impagarike y'umuntu ni ikintu gikomeye. Uyu muririmbyi yari abizi yuko impagarike y'umuntu ishobora kumuca intege. Reka mbaho urugero. Iyo abantu bakwise Gasongo uhita wumva ubabaye cyane. Ariko najya mbabwire, nta kintu kirijyana nko kumva umuntu bavuze ngo ni Zakayo Philip, bakavuga ati rwose ni Zakayo uyu mugabo. Rwose hari n'ukuntu abamama bafite, hari abamama bari bagufi, ugasanga afite umugabo muremure amugera nko kuri sentire. Noneho bajya kwifotoza ukabona yashizemo metero nk'ebyiri, yarangiza ati mwe mwiyaranje. Hakaba n'abandi noneho usanga ari umugabo mugufi yarishakiye umugore muremure, ku buryo ujya ko ukabona bagiye nko kwemera amafaranga mu rusengero, arunamye ngo dutanga ngahe. Abantu barangiza batari ko biriya bintu buriya ntibabona ko bisa nabi. Bisa nabi suri Imana. Icyo nashaka kubabwira ngiki, no mu murimo w'Imana byaraje. Hari ukuntu umuntu areba umuntu mu ikota agahita avuga ngo yavamo umupasitoro mwiza. Umuntu akareba umukobwa mwiza ushinguye, yarangiza ati yaririmba soprano, ubwirwa niki? Ubu rero dusigaye tureba abantu intambuko n'ikirere tugahita tubabwira ngo nibaze. Icyo nashakaga kubabwira ni iki ngiki. Urwandiko igitabo cya mbere cya Samweli 16:7. Ariko Uwiteka abwira Samweli. Samweli yari amaze gutora nyande, yari amaze gutora mukuru wa Dawidi. Aravuga ati Imana ntiyisondeka. Ukurikije uko areshya, ukwasa, ibigango afite, uyu yahagararira Imana rwose. Imana irangije iramubwira ngo nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye. Tujya twakira abantu, korari tukishimira abantu twakireba amasura meza, abantu ubona bibigango, abantu bakomeye muri za politike cyangwa mu bindi bintu, barenza mukaba muti twinjije abaririmbyi 20. Abo bantu bose bakinjirana umugayo. Imana yabacishije mu murongo ko nta kintu kizima kibazanye mu ivuga butumwa. Ijambo ry'Imana riratangaje. Iyi ndirimbo yaririmbwe n'uyu muntu, ndifuza yuko ariyo dusorezaho, dufata ibi bintu 10 natwe twifitemo, tubyegurire Yesu, kuko utabyeguriye Yesu bizagukoraho nabyo ubwabyo. Nshuti zanjye, nubwo ibibazo yakomeje kubigira ndetse akarwara indwara yaje kumuhitana, uyu muntu iyi ndirimbo ye yahindutse indirimbo idasanzwe. Iyi ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi. Bishoboka ko ushobora kuba umuririmbyi, ushobora kuba umuhanga mu gucuranga piano,
ushobora kuba umuhanga mu koruganiza gahunda nziza zo mu nzu y'Imana, ariko utarigeze wegurira Kristo iby'ingenzi byawe byose. Muri uyu mwanya ndagira ngo mbabwire ibintu 10 uyu muhimbyi w'iyi ndirimbo yanditse bigomba guherezwa Yesu. Ibi bintu 10 nuramuka utabihaye Yesu, umenye ko bizakurimbura nabyo ubwabyo. Ijambo ry'Imana riratangaje. Iyi ndirimbo yaririmbwe n'uyu muntu, ndifuza yuko ariyo dusorezaho, dufata ibi bintu 10 natwe twifitemo tubyegurire Yesu, kuko utabyeguriye Yesu bizagukoraho nabyo ubwabyo. Kubusa neza ni ikigeragezo. Uzareba abantu batereta umuntu mwiza, ujya ko nukabona n'umukarani yaraje, nukuri rwose nyemera nutanyemera ndiyahura. Umukobwa ati Mana noneho uyu nguyu wavuye he? Hakaba haje uw'inyenyeri, nintakurongora bizaba bibi. Akaba aragiye hakaza uw'amafaranga, nzakujyana muri Amerika, nzakujyana Dubai, icyo ukeneye cyose mba nkibona, amafaranga ari munsi y'ububasha bwanjye. Hagati haza no ku rusengero ati Imana yakunyeretse. Ariko abakobwa beza baragowe. Noneho ujya kwa nukabona hajemo n'umuhungu wundi wibereye aho ngaho utazaho ko nkobotse ati numva twabana kandi nubwo ubona ndimbwa nzavamo umugabo. Mukobwa yarangiza yajya gusenga bikanga. Reka ngira ikintu mbabwira, n'amahitamo azagora umuntu utarahisemo Yesu nk'amahitamo rukumbi. Buri ntambwe yose uko tugenda twegera imbere, amahitamo azamucanga. Kristo, muri Kristo Yesu niho Imana yafatiye abantu, na Kristo irangije Imana ihura n'umuntu imwizirikaho. Mu magambo make rero, kuba uturanye n'abarozi, kuba ufite umuntu urimo kukugendaho, kuba wumva ubuzima bw'ejo butazashoboka, ubugingo bwawe wowe emera uburekure, bufate ubuzirikanye n'ubuzima bw'Imana. Kubaho uzabaho. Nshuti zanjye, iri somo riratangaje. Dawidi yari afite abantu bamuhiga, yari afite abantu bamugendaho. Dawidi yumvise iri jambo yuko ubugingo bwe buzirikanye n'ubugingo bw'Imana mu mutwaro witwa ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe wibwira ngo uri umujene urasa neza, ubundi Bibiliya ivuga ko ubugingo utabutandukanya n'amaraso. Mu magambo make, Kristo yaduhaye ubugingo bwe. Mutekereza ko ari iki yaduhaye? Ni amaraso yatuviriye i Karuvari. Kubw'ibyo rero duhamagarirwa yuko amaraso yacu agomba gutera azengurukamo amaraso ya Yesu. Icyo gihe tuba turi kumwe nawe. Ariko nagira ngo mbabwire, dufite abantu bicaye hano bafite amaraso ashyushye. Ubona umuntu yambaye agatuza konyine nta kintu kirimo, amabere yayanitse, warangiza ukabaza umuntu ati ariko uyu mukobwa byagenze gute? Mama we akakubwira ati afite amaraso ashyushye. Mu magambo make, Bibiliya yerekana ko hari amaboko y'inkozi z'ibibi, hakaba n'amaboko, ariko hakaba n'amaboko agize gute? Yera. Reka ngira ikintu mbabwira, ninde muntu ushobora gusenga imbere y'Imana azamuye amaboko yarayakurishijemo inda? Nta n'umwe. Ninde muntu ushobora guhagarara imbere y'Imana agasenga amanitse amaboko nk'uko Pawulo yabivuze, ayo maboko yarayatunze umuntu akamushinja ibinyoma mu manza? Ntibishoboka. Aya maboko yanyu azabakoraho. Umuntu umwe bamufashe yibye, baramubwira bati ko wibye kandi ukaba wafashwe, arangije avuga ati nge ndarengana. Ubundi ngewe amaboko yanjye yishakiraga ikiziriko, ihene izifatanye n'ikiziriko. Aya maboko aya ngaya, aya maboko azadukoraho. Uyu muririmbyi w'umuhanga yasanze kwegurira Imana ubugingo utayeguriye amaboko ni ikibazo. Turabakangurira kwegurira Yesu amaboko yanyu ngo mujye mugira n'icyo mukora mu nzu y'Imana. Uyu munsi hano hari butangizwe gahunda yo gufasha abarwayi na gahunda yivuga butumwa. Mukanya nibwo uri bumenye ko amaboko yawe wayahaye Yesu cyangwa amaboko yawe afite ahandi ari. Haleluya. Reka mbashimire abantu muri mu nzu y'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nshimire Imana yahaye umugisha korari El Shaddai bakavuka, Imana ikishimira yuko bazaza basusurutsa abantu mu buryo bwiza bw'ibyagakiza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
nongeye gushima kandi yuko mu itorero ry'Imana, Imana yatanzemo impano yo kuririmba. Ni impano ikomeye, Imana ibaha umugisha. Abaririmbye Imana ibaha umugisha. Reka nshimire bitewe nuko indirimbo zigira imbaraga n'ububasha bukomeye. Hano turi kumwe n'abadasanzwe ari abadivantiste ariko bakunda Imana, bakunda ijambo ry'Imana. Ese ndagira ngo ndebaho muri abantu badasanzwe ari abadivantiste ariko turi kumwe bikundira Imana n'ijambo ryayo, ryaba rinyuze mu kibwirizwa cyangwa mu ndirimbo. Amen. Muhagurukiraho muri murebe uko bangana. Amen. Murebe uko bangana. Amashyi menshi cyane. Ndagira ngo umuntu wicaranye n'aba bantu ahaguruke abahobere rwose. Umuntu wiyiziho guhobera na mwenyura ariko umurakare ntahaguruke. Murakoze, Imana ibaha umugisha, turabakunda. Umuyobozi wa gahunda yakiriye abantu, yakira n'abavugabutumwa. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze icanire itabaza ryayo nirizime. Mfite amagambo nifuza ko tuganira mu kanya gato, ariko mu bantu bari aha hitoremo umuntu uzi gucuranga senti bitameze nka bya bindi byanjye, yicare hariya. Umuntu uzi gucuranga senti uko biri kose muba mwiyizi, hitoremo uyizi neza, ntago yabura. Hase buriya iwanyu habuze umuntu uzi gucuranga sentira? Yego, banguka. Abari ku buhanga bw'ibyuma baze kuza gukoresha iriya senti neza, turaza kuza kuyikenera. Ndagira ngo ndebe abantu baje mu gitaramo byibuze bazanye Bibiliya zabo. Turimo kwihuta. Amen. Imana ibaha umugisha. Hari abantu bahise baseka, ntago ngiye gukurikizaho bya bindi, ariko ndagira ngo ndebe umuntu ufite byibuze naho yandika. Kuko kera ngera muri iri torero twajyaga mu gitaramo dufite n'ikayi yo kwandikaho indirimbo wakunze, watahanaga amagambo yayo. Ariko mwebwe musigaye muri kodinga, simbizi. Tugiye kwigana amagambo akomeye nakuye mu ndirimbo ya 205. Indirimbo ya 205 mu gitabo cy'Abadivanisi umunsi wa 7 niyo tugiye kwigaho, tukayikuramo impamba idukomeza, kandi iyo mpamba tukayisangira na El Shaddai mu myaka 25 Uwiteka yabarinze. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana yatoranyije abana bawe, wadukuye mu mwijima w'icuraburindi utuzana mu mucyo wawe witangaza. Nta wundi mucyo watuzanyeho, ni wowe mucyo wacu. Ijambo ryawe naryo ryaratumurikiye kugira ngo mu rugendo twakoraga tutaza tugasitara. N'ubu turacyarikeneye kugira ngo rituyobore. Ngwino ubane natwe, weze intekerezo zacu, weze imitima yacu. Nta bundi butumwa ubwo ari bwo bwose bwaryohera abantu, bwagira icyo bumarira imitima atari Kristo. Niyo mpamvu uyu mwanya, yaba indirimbo, yaba iri jambo tugiye kuvuga kubwo gufashwa nawe, rituma abantu badukuraho amaso. Abantu bakura amaso kuri korali zaririmbye, abantu bakura amaso ku bwiza bw'urusengero ruri hano. Utubere ubwiza kandi uduhindure beza nk'uko ijambo ryawe ari ryiza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Umuntu witwa France Ridley Haverga, kuva ku myaka ye 3 yarazi gusoma. Iwabo bari abakristo, bamutoza gufata Bibiliya mu mutwe. Ku myaka 11 yatangiye urugendo rw'agahinda, apfusha mama we yakundaga cyane. Ubuzima bwagiye burura cyane. Kugira ngo arwanye kwiheba n'agahinda, iwabo bari baramutoje yuko kuririmba no kwiga ijambo ry'Imana bifite imbaraga ku bibazo n'ibigeragezo by'akababaro ko kubura uwo wakundaga. Uyu yagize amahirwe adasanzwe yo kumenya Imana, bitewe no gukunda Imana n'ijambo ryayo, no gukunda kuba umucuranzi no kuba umuririmbyi mu nzu y'Imana.
yageze ku rwego rwo gutangira guhimba indirimbo. Atangiye kuba umuririmbyi, yatangiye kuba ikirangirire, abantu bakamwegera bakanezezwa n'ibihangano bye. Ariko yari afite ikibazo yuko akomeza abandi mu byo kwizera, akabaha umunezero ariko watawufite nk'uko abishaka. Yifuzaga kwakira Kristo mu buryo bwiza cyane, ku buryo yumva ubuzima bwe bwose yarabweguriye umwami Yesu. Yahindutse umwigishwa wa Bibiliya, atangira kwiga gufata Bibiliya mu mutwe. Afata Isezerano Rishya, afata Zaburi, afata Yesaya, ndetse rimwe na rimwe yakundaga gufata mu mutwe ibitabo by'abahanuzi bato. Uyu muntu nababwiye wari umukobwa, yakomeje kubona yuko akomeje kugira ikibazo cyo kwizera guke. Arangije akomeza noneho kwifuza uburyo yabana n'Imana mu buryo budasanzwe. N'ubwo buryo noneho yatangiye gufatanya kwiga Bibiliya ndetse no gusenga. Mu masengesho rero yatangiye kuzaza yakiriramo amagambo adasanzwe, akumva ayo magambo aramutse ashyizwe hamwe yazavamo indirimbo. Ngubwo uburyo agejeje mu myaka 36, umunsi umwe yari arimo kuganiriza abantu bagera ku 10 iby'umwami Yesu. Arangije uwo munsi abasezereye, atangazwa no kubona uburyo bakiriye umwami Yesu kandi biyeguriye umwami Yesu ubona ibyabo byose. Muri iryo joro rero uyu muririmbyi yagiye yumva hari amagambo arimo kumanuka mu bitekerezo bye. Aya magambo buri murongo warazaga akabanza agasenga, akabona kuwandika. Yajya kumva undi murongo uraje. Uwo munsi yatangiye kumva ko Yesu afite ububasha kuri kwa kwizera kwe guke na za ntege nke ze. Nguko uko indirimbo ya 205 yabonetse. Nimuyireba umurongo umwe n'uwukurikira bisa n'ibitandukanye, ariko bigahurira ku kintu kimwe, yuko hari umuntu wari warafashe ibintu bye byose yarabigize ibye, ariko noneho amaze kumenya ubwiza bw'Imana ko we nta mbaraga afite, arangije byose abyegurira nde? Abyegurira Yesu. Nshuti zanjye, nubwo ibibazo yakomeje kubigira ndetse akarwara indwara yaje kumuhitana, uyu muntu iyi ndirimbo ye yahindutse indirimbo idasanzwe. Iyi ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi. Bishoboka ko ushobora kuba umuririmbyi, ushobora kuba umuhanga mu gucuranga piano, ushobora kuba umuhanga mu koruganiza gahunda nziza zo mu nzu y'Imana, ariko utarigeze wegurira Kristo iby'ingenzi byawe byose. Muri uyu mwanya ndagira ngo mbabwire ibintu 10 uyu muhimbyi w'iyi ndirimbo yanditse bigomba guherezwa Yesu. Ibi bintu 10 nuramuka utabihaye Yesu, umenye ko bizakurimbura nabyo ubwabyo. Iyi ndirimbo iratangaje. 205 abafite igitabo cy'indirimbo tujyane. Nimureba neza ku murongo ubanza, yavuze yuko ikintu cya mbere ahaye Yesu Kristo ari ubugingo. Bibiliya ivuga mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 25 umurongo wa 29 ngo, nubwo abantu bahagurukiye kukugenza. Uyu ni umudamu wari uhuye na Dawidi, abwira Dawidi amagambo akomeye. Dawidi yabonaga hari abantu barimo guhiga ubugingo bwe, ariko uyu mudamu ahuye na Dawidi aramubwira ati, hoya wiba umupfapfa, ubugingo bwawe ntabwo ugomba kubugendana, bugomba kuba bubitse ahandi hantu. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe witwa iki? Ubugingo. Amen. Kristo, muri Kristo Yesu niho Imana yafatiye abantu, na Kristo irangije Imana ihura n'umuntu imwizirikaho. Mu magambo make rero, kuba uturanye n'abarozi, kuba ufite umuntu urimo kukugendaho, kuba wumva ubuzima bw'ejo butazashoboka, ubugingo bwawe wowe emera uburekure, bufate ubuzirikanye n'ubuzima bw'Imana. Kubaho uzabaho. Nshuti zanjye, iri somo riratangaje. Dawidi yari afite abantu bamuhiga, yari afite abantu bamugendaho.
Dawidi yumvise iri jambo yuko ubugingo bwe buzirikanye n'ubugingo bw'Imana mu mutwaro witwa ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe wibwira ngo uri umujene urasa neza, ubundi Bibiliya ivuga ko ubugingo utabutandukanya n'amaraso. Mu magambo make, Kristo yaduhaye ubugingo bwe. Mutekereza ko ari iki yaduhaye? Ni amaraso yatuviriye i Karuvari. Kubw'ibyo rero duhamagarirwa yuko amaraso yacu agomba gutera azengurukamo amaraso ya Yesu. Icyo gihe tuba turi kumwe nawe. Ariko nagira ngo mbabwire, dufite abantu bicaye hano bafite amaraso ashyushye. Ubona umuntu yambaye agatuza konyine nta kintu kirimo, amabere yayanitse, warangiza ukabaza umuntu atari ko uyu mukobwa byagenze gute, mama wakakubwira atafite amaraso ashyushye. Kintu cya kabiri, uyu muririmbyi w'umuhanga yeguriye umwami Yesu, kuko yarabibonye ko atacyeguriye umwami Yesu yahura n'ikibazo, ni amaboko. Yageze ku gice cya kabiri, mwambwira ngo kuki atakurikijeho ijwi agakurikizaho amaboko. Bibiliya iratangaje. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 2:8, Timoteyo yaranditse ngo, Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo, nuko rero ndashaka ko abagabo basenga hose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka. Mu magambo make, Bibiliya yerekana ko hari amaboko y'inkozi z'ibibi, hakaba n'amaboko, ariko hakaba n'amaboko agize gute? Yera. Reka ngire ikintu mbabwira. Ninde muntu ushobora gusenga imbere y'Imana azamuye amaboko yarayakurishijemo inda? Nta n'umwe. Ninde muntu ushobora guhagarara imbere y'Imana agasenga amanitse amaboko nk'uko Paulo yabivuze, ayo maboko yarayatunze umuntu akamushinja ibinyoma mu manza? Ntibishoboka. Aya maboko yanyu azabakoraho. Umuntu umwe bamufashe yibye, baramubwira bati ko wibye kandi ukaba wafashwe, arangije avuga ati nge ndarengana. Ubundi ngewe amaboko yanjye yishakiraga ikiziriko, ihene izifatanye n'ikiziriko. Aya maboko aya ngaya, aya maboko azadukoraho. Uyu muririmbyi w'umuhanga yasanze kwegurira Imana ubugingo utayeguriye amaboko ni ikibazo. Turabakangurira kwegurira Yesu amaboko yanyu ngo mujye mugira n'icyo mukora mu nzu y'Imana. Uyu munsi hano hari butangizwe gahunda yo gufasha abarwayi na gahunda yivuga butumwa. Mukanya nibwo uri bumenye ko amaboko yawe wayahaye Yesu cyangwa amaboko yawe afite ahandi ari. Ikintu cya gatatu yarebye abona kirakomeye ni ibirenge. Kera nigeze kuva kuzerera ntaha ninjoro, ariko nanjye sinamenye uko amasaha yagiye. Nahagurutse mu rugo mu gitondo nkina umupira, tuvuye gukina umupira tujya koga, tuvuye koga tugaruka gukina umupira mu muhanda, manutse nsanga mu rugo bakinze. Tuvuga se ibi bintu ni ibiki? Mu gihe mu rugo bambazagaho niriwe nagiye mbabwira aho naciye hose, panje barambwira tufite akarenge kazagukoraho. Ntago rero nari umwana muto, ntago nabyumvaga akarenge ni gute gakora ku muntu. Nongere mvuge ngo hano hari abantu bafite ibirenge bizabakoraho. Atari ubunini bw'ibirenge, atari uko ibirenge byawe binuka, hoya, ahubwo ibirenge byawe aho bikwerekeza. Niyo mpamvu iyo tugeze mu nzu y'Imana, icyambere Imana idukorera nuko ibirenge bitari byambaye inkweto, Imana ibyambika inkweto. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza hehe? Abefeso, kandi dukwesa inkweto arizo butumwa bwiza. Bibiliya ivuga amagambo akomeye mu Migani igice cya mbere umurongo wa 16 ngo, kuko ibirenge byabo byirukira gukora ibibi kandi bihutira kuvusha amaraso. Hari abantu bafite ubwoko bw'ibirenge bibi byihutira gukora ibibi. Muntu ukamubwira uti tujyane mu materaniro, tujyane kumva ijambo ry'Imana, akakubwira ati ndumva bidakunda. Wamuhamagara uti hano mu mufuko mfitemo rimwe, akaza yiruka. Ni ibirenge. Uwo murima nyirawo rwose ibintu bye birangirika, ariko nyiri umurima yari umuhanga, yitegereza ikirenge. Hamagaza abantu bo muri karitsiye aranje ati buri wese nakandagira. Buri wese arakandagira, agereranya ibirenge, akazavuga ati mwikwirirwa muvunika, kanaka niwe wawuciyemo. Buriya nagira mbabwire ngo aho twagiye duca dukandagira baratuzi.
aho twagiye duca dukandagira baratuzi. Hari aho wanywereye icupa, hari aho wasambaniye, hari aho warwanye, hari aho washwanye n'umuntu, hari aho wageze iby'agakiza ushyira ku ruhande. Aho hantu twaciye hose haba harasigaye ibimenyetso. Icyo nshimira Imana ni kimwe: igiduha amahirwe yo gusubira aho twangije, ikaduha amahirwe yo gukuramo esheke. Ibirenge byawe aho byaciye, ukeneye gusaba Imana igahanagura aho waciye habi. Bibiliya igaragaza ibirenge nk'imitekerereze. Mu cyumba cyo hejuru Yesu aganira n'abigishwa be, yabogeje ibirenge. Petero aravuga ati nturi bunyoze. Yesu aramubwira ngo nintakoza ntacyo tugize gute. Yesu Kristo uyu munsi mbamenera ibanga, nta sano afitanye n'umuntu uterejejwe ibitekerezo, kuko ibitekerezo bishushanya ibirenge. Niba utarejejwe na Yesu, icyo waba ukora cyose hano mu rusengero nta kintu kivuze, nta naho cyandikwa. Ibirenge byawe byegurire Yesu. Ubu hano hari ibirenge bijya bihaguruka bigiye kuvumba, hari ibirenge bijya bihaguruka bigiye mu bujajwa, hari ibirenge bihaguruka bigiye muri gahunda zinjiza amafaranga zifitanye isano n'iby'umwuka. Egurira Imana ibirenge byawe. Umuhanzi yarakomeje abwira Imana ati kandi Mwami nkweguriye n'iri jwi. Yari abizi yuko kugira ijwi ryiza bitandukanye no kuba umuntu mwiza. Miriyamu yaririmbye indirimbo y'intsinzi bakimara kwambuka inyanja itukura. Iyo ndirimbo yayiteye batarayirepese, abantu bamwikiriza batabizi, amajwi yizanyemo. Harimo n'abantu babyinaga bazi ko ngo bageze i Kanani, kandi baracyari ku mugabane wa mbere wa Egiputa. Hari abantu tujya turirimba n'indirimbo ku ruhimbi, ukaririmba yuko wahindutse mushya, kandi ntiwigeze wakira umwami Yesu. Ibigendanye no guhinduka no gutsindishirizwa bwo kwizera no kubabarirwa ibyaha no kugira umutima utuje, ntunabizi, ni nk'amakuru y'ahandi. Ariko ugahagarara. Reka ngira ikintu mbabwira. Miriyamu nyuma y'iminsi mike niwe muntu Imana yaje isanga ari mu bujajwa. Imana imuhanisha ibibembe, amara iminsi 7 Abisirayeli bakerezwa n'amagambo ya Miriyamu. Ushobora kuba umuririmbyi, korari yawe ikaba imaze imyaka 10 idatera imbere kubera umunwa wawe. Bibiliya ivuga ngo iki? Zaburi 55 umurongo wa 18. Nimugoroba na mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya muganyira niha, nawe azumva ijwi ryanjye. Amen. Uburyo bwiza bwo gutoza ijwi ryawe: mu gitondo toza ijwi ryawe urizamure utakira Imana. Nimugoroba ririmba indirimbo yo mu gitabo, senga utakira Imana yumva ijwi ryawe. No ku manywa gutyo. Umuntu watoje ijwi rye kuzamuka rikajya mu ijuru ntabwo yabura kuritoza ngo rijye mu mabafure, ntabwo byakwanga. Ariko hari abantu benshi bagize ijwi rwose, hari abantu bakirwa mu makorari, umuntu agahita amubwira ati rero nkurikije ijwi afite nzamugurira imyenda. Undi agahita avuga ati nkurikije ijwi afite ninjye nzaza mujyana ava mu rugo iwe anataha. Ubu ibintu byose turimo gukorera abaririmbyi ni ukubera ijwi. Uyu nguyu we yaravuze ngo nubwo ndi umuhanga mu kuririmba, iri jwi ryanjye ndamutse naryeguriye umwami Yesu, nazajya kurishakisha amafaranga mu bisi. Iri jwi nagenda nkarikoresha ndi manyanga. Mwami, iri jwi rifate naryo ndariguhaye. Amajwi yanyu mwayahaye nde? Kristo na Satani barimo bariyamamaza, kandi buri muntu wese agomba gutera kashe ku matora ye. None ijwi warihaye nde? Ijambo ry'Imana ritwereka ko uyu muntu, uyu muririmbyi yatandukanyije ijwi n'akanwa. Yageze ku wundi murongo abwira Imana ngo ngaka n'akanwa kanjye. Bibiliya muri Zaburi ya 55 umurongo wa 22, Bibiliya ivuga amagambo akomeye cyane nifuza gusoma. Muranyihanganira tujyane twihuta. Zaburi 52,
Zaburi ya 52 umurongo wa 22. Buriya abantu bagira umunwa, hari nabo nabonye kuri YouTube basigaye bavuga ngo ni abanyamunwa, bamwe ngo bagira umunwa muremure. Umunwa uzadukoraho. 55 umurongo wa 22. Abasomyi ba Bibiliya, akanwa ke kanyereraga nk'amavuta, akanwa ke kanyereraga nk'amavuta, ariko umutima we wibwiraga intambara gusa. Amagambo ye yoroheraga kurusha amavuta ya elayo, ariko yari inkota zikuwe. Iminwa, kuvuga iby'iminwa isa n'amavuta muri no minsi usigaye ujya kubona ukabona umuntu iminwa yayisize. Hari abayisiga imituku, hari abasiga ubururu, hari abasiga ibintu bisa na oranje. Mbega biterwa nuko umuntu afashwe. Noneho hakaba abandi noneho b'abakirisitu cyane, ntago bashyiraho amarange, ariko agafata amavuta ukagira ngo igikombe yakimariye ku munwa, ku buryo ubona umunwa ubengerana, harimo ubuntu burasa rwose. Iyo rero arimo kuganira n'umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu ntareba mu maso, ntareba ibirenge, ntareba amaboko, abareba umunwa gusa. Bibiliya ntago yerekana ko ubwiza bw'umunwa ari amavuta awusizeho. Kuko hari umuntu ushobora kugira akanwa gasize amavuta, ndetse amagambo y'uwo muntu akaba yoroshye kurusha amavuta ya elayo, avuga utugambo turyoshye tumeshe. Abagabo twaragowe. Hari igihe umudamu wawe yambara neza, ariko ukaba wifitiye ibizunga muri icyo cyumweru, wenda uzishyura nk'inzu cyangwa se ku kazi warakiriye ibaruwa ikwirukana. Umudamu akambara neza akaguhagarara imbere atari gupapakana, urabona nsa gute, warangiza uti twakererewe. Yakwicara mu modoka, akimara kwicara ukumva ikigabo kirahurudutse, shitani arakibwira ati bwira uwo mumama ko yaberewe. Umumama yajya kumva akabona umugabo aramurebye atari ko madati, kuva mu gitondo hari umuntu wakubwiye kuberewe. Umumama yarangiza ati uko biri kose isi yabaye mbi, ariko haracyariho abagabo bareba. Ayo magambo niyo Bibiliya yita amagambo yorohera kurusha amavuta ya elayo, ariko Bibiliya iravuga ngo ariko ayo magambo aba ari inkota. Bivuze ngo iki rero? Natangajwe nuko mu nama z'itorero abenshi turabicanyi, ariko muri gacaca nta muntu bigeze bafunga. Mu makorari abantu benshi nabicanyi, ariko nta numwe ribu yari yahamagara. Mu buzima busanzwe ababyeyi benshi bisha abana babo barabashyingura, ariko abana babo turacyagendana nabo. Kubera iki? Bibiliya iravuze ngo hari akanwa gafitanye isano n'inkota, ku buryo umuntu akubwira ukagira ngo arakurashe. Mwiriwe, nta bantu ujya urasa nawe. Nigeze gusanga ahantu umuntu yari umudamu urimo gutuka umugabo, baramufata bamujyana ku ruhande, arababwira ngo nimureke mvuge iyo mvuze ndaruhuka. Ninde wababwiye ko kuruhuka bivuze kuvuga amagambo y'ubugoryi? Ntabwo ari byo. Ikibazo ngiki, uyu munwa wawe uwusiga amavuta, yewe hari n'abawuteraho amaherena, uwutereho amaherena, winjire ku rurimi urutereho iherena ngo uri umunyamugi. Ariko Yesu yaravuze ngo rukarage karindwi. Uyu munwa umuntu utaraweguriye Imana azisanga ahantu. Nasomye amagambo avuga ngo n'abavuga butumwa bazi kuvuga ibintu biryoshye bateguriye Yesu umunwa wabo, igihe kizagera Roma ibahindurire kasete. Umuntu wajyaga avuga ubutumwa bw'amareka batata guhagarara imbere ati Imana ni urukundo, amena, abantu babyine. Umunwa muwegurira Imana, bitari ibyo uyu munwa uzadukoraho. Yakurikijeho ubutunzi, yageze ku kindi gice asanga ubutunzi buramutse buteguriwe Imana bwabyara akaga. Niyo mpamvu nimureba neza muri Zaburi ya 52 umurongo wa 9 yaravuze ngo dore uyu ni we
utagiraga Imana igihome kimukingira, ahubwo yiringiraga ubutunzi bwe bwinshi. Mu magambo make, mbere yuko Yesu agaruka hazaba hari abantu ubutunzi bwabo babushyizeho ibyiringiro, amafaranga yabo bayasenga, kandi mwanagendana amafaranga y'utayasenga mugahita mucika ubucuti burangira. Umuntu umwe yahamagaye umukozi wo mu rugo aramazi ati wumva muri quartier banyita ngo iki? Yarazi ko bagiye kuvuga bati wenda barakwita muherwe mukire. Umukozi wahita ambwira ngo bajya bavuga ko uri umugome n'amafaranga bishoboka ko ari umuntu wateze ukayamwambura. Buriya nimukajye mushaka kumenya uko hanze babavuga. We yarazi ko uko afite amafaranga yamaze no gufata amarangamutima y'abantu n'iki. Uwo mugabo yari umugabo mubi ku buryo iyo utamuvugaga neza kandi ari mubi mwahitaga mucana ubushuti. None wowe ubutunzi bwawe burakwerekezahe? Ubutunzi bwawe wabuhaye ndi? Vuba bidatinze amafaranga yose azasubira kwa nyirayo. Ndashaka kubabwira yuko ubuhanuzi aho burimo kwerekeza, amafaranga ufite ububasha bwo kuyafunga azayafunga. Nasomye amagambo mu nyandiko z'ibanze avuga ngo abana b'Imana igihe ku isi hazashyirwaho amategeko yo gufatira imitungo yabo yose, ngo abana b'Imana nta kibazo bazaba bafite, ngo kuko ngo hazaba hashize igihe ubutunzi bwabo barabushyize ku gicaniro cy'ibitambo cya Kristo. Amen. Amafaranga yawe azi ko Imana ibaho? Amafaranga yawe azi ubwenge? Azi aho agomba kujya n'aho atajya? Umuntu yarambwiye atabadiva ati mukunda amafaranga cyane, mitamubwira ni nyereka abisilamu bayata. Ahubwo twebwe ntabwo dukunda amafaranga, ahubwo amafaranga yacu azi ubwenge. Amafaranga yacu aratuganiriza. Iyo utangiye kubona udufaranga ugatangira kuvuga ngo ifiriti hano muzana umureti, ikiriya gisambusa kirimo iki? Bati kirimo amagi, mukizane nacyo ahangaha. Amafaranga y'umudivaniste aramubwira ngo biriya bintu ntibigendana. Amafaranga y'umudivaniste ajya mu isoko agiye kugura inkweto, amafaranga akabwira umudivaniste ngo iriya niyikomeye niyizaramba. Abantu barangiza batarifunga, azayajyana ko n'undi azayasiga ku isi. Azayasiga ku isi se ntago yabyaye? Reka twe ntago twaje kurya amafaranga, twaje kuyakorera ngo tuyarye tunayasigire n'abazagira gute? Abazadukomokaho. Iyo niyo logique y'abadivaniste ku mafaranga. Ariko ubu dufite abana amafaranga yafashe ku buryo na telefone igiye gushiramo umuriro isigaye inyeganyega ukagira ngo ni message izanye amafaranga. Ubutunzi nutabwegurira Imana kabaye. Ngenzi abantu babonye amafaranga bacika mu rusengero, abandi bacika mu makorari. Ubu hari abantu nzi babonye amafaranga ahita areba umugore we aramubwira ati ntago ujyanye n'urwego ngezeho rwose. Ariko ubundi ni ngombwa ngo ubane n'umugore usa n'inote ufite? Ubu inote ya 5 isite. Kangira ikintu babwira, ubutunzi bwanyu ni mubwegurire Kristo. Icyo kuvuga ngo buzagenda gute mukireke. Nihuta, ikindi kintu yakurikijeho ni imigambi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Zaburi ya 1 umurongo wa 1. Imigambi ufite, umuntu aramutse utazi kuvuga, ukaba utazi no kwandika, umuntu aramutse arebye abantu ukunze guhagararana nabo aho utegera imodoka, akareba abantu muhagararana muri quartier, yarangiza akareba abantu mwicarana ku kazi, akareba abantu mwicarana mu nama, abantu utumiza mu nama yawe y'ubukwe, birahagije ngo uhite umenya imigambi y'umuntu. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo hahirwa umuntu ugize gute? Udakurikiza imigambi y'iki? Y'ababi. Mbabajwe no kubabwira ko rero nkurikije abantu muhagararana nabo nabo mwicarana nabo muri mu manegeka. Muri mu manegeka. Uzi ko hari umuntu mwicarana, umuntu yaza yagusuza ngo Yesu ashimwe, agahita kubaza ati se nawe urasenga se? Bigahita rwose agahita avuga ati rero mu bintu ntazakorera Imana nuko uba umwesikoro. Kana buryo urasenga imyaka 10 tumaranye tunywa itabi. Abantu mwicaranye barakuzi. Mwabadamu mwe mwicaye aha, buri uramutse watumiye abadamu
ubundi biroroshye muri iki gihe ibintu byarikoze no automatique. Wowe ujya muri harya n'iki babyita ngo ikira biriya bintu basigaye bakora ubukwe bugiye kuba ibyo gukuramo abantu amafaranga babyita ngo iki? Bride shower. Umuntu atumira abantu muri bride shower, wahagera ugahita uvuga uti aha nta ndirimbo yo mu gitabo turi butere. Kandi koko waceceka ukayitegereza ukagira gute? Kuko muri bride shower utumira abo mwahagararanye nabo mwagize gute? Mwicaranye. Umuririmbyi yaravuze ngo nguyu umutima, kubera ko Bibiliya mu Migani 23:7 iravuga ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari, yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire, ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe. Iri somo ryanshanze. Ni gute umuntu ashobora kukwakira ku meza, karibu ku meza tujyane, ngwino turye, aya meza rero nyicaranaho n'abantu banjye, uri umuntu wanjye, ariko yapanze kukurogera ku meza. Bibiliya igaragaza ko rero umuntu ashobora kuba ahagaze anyuranye n'uko umutima ugize gute? Uteye. Niyo mpamvu Imana ijya kureba abantu bagomba kuzagera i Kanani, yakoresheje umunzani witwa umutima. Umuntu wese wari ufite umutima w'inyama utera amaraso gusa, akaba nta mutima wundi afite, yapfiriye mu butayu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uretse Yosuwa na Kalebu kuko bari bafite undi mutima. Pawulo ati mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Ukeneye kugira undi mutima uzaza ufasha umutima wawe warushye. Hari igihe umutima unanirwa, umuntu agakenera undi. Hari umuntu wo muri famiye baherutse kujya kwa muganga basanga igice cye cy'umutima cyarahagaze, bamushyiriramo undi uzaza utera imbaraga wa wundi. Umutima wari muri Kristo Yesu rero, mu gihe imitima yacu yananiwe irimo gufata imyanzuro yacanganyukiwe, niho umutima wa Kristo ukora. Ndimo ndihuta. Urukundo, uyu yaravuze ati mwami nguhaye urukundo rwanjye. Kubera iki yavuze ngo nguhaye urukundo rwanjye? Imigani 26:23, ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Ururimi rugize gute? Ururimi ruvuga urukundo, ariko urwo rukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi. Ibi bintu birababaje. Hari igihe wicarana n'umusore cyangwa ukicarana n'umukobwa, abantu bakaganira, yarangiza ati ku isi yose ndagukunda. Umukobwa yarangiza ati ariko sheri urambesha, ati rwose niyo wabinsaba, niyo wavuga ngo nimanura izuba narimanura nkarigo, ubwo nta mutwitse. Buriya reka njye ikintu mbabwira, urukundo ruri mu bugoryi rugira amagambo ateye ubwoba. Samusoni arangije akubita igisakuzo, abasaza arangije avuga ati bunabagaritse. Ariko kubera ko urukundo rwe rwari mu bugoryi, arangije yinyuramo n'ubundi icyo yatanze agitangira igisubizo. Kangira ikintu mbabwira, Imana ibafashe urukundo rwanyu mu rwegurira Imana. Buriya hari urukundo rusigaye rugezweho i Kigali, uko amasaha agenda yegera mu ijoro, ariko metero zari ziri hagati y'abantu zigenda zigira gute? Zigabanuka. Ukabona abantu bari bafite metero imwe saa 12, saa moya hasigayemo santimetero 50. Wagaruka saa 2 urimo gutaha wihuta, wajya ko ukabona abantu begamanye mu muyenzi harimo 0 santimetre. Ruba ari urukundo rw'urunyabibazo. Mwabajene mwe, urukundo rwanyu ni mu ruha Imana. Mubwire Yesu ngo twebwe twagiye dukunda bivamo ibibazo. Hari abatubenze, hari abo twabenze, hari abagiye batugusha, hari abatunywesheje inzoga bitari ngombwa. Uru rukundo Yesu we waturemye ni wowe utuzi. Urukundo ndarukweguriye, ujye umpangira. Yesu azagupangira mu izina rya Yesu. Ariko muri buhure n'ibibazo. Yasoreje ku mpagarike, ari nayo nanjye nsorezaho. Uyu muririmbyi yararebye asanga impagarike ni ikintu gikomeye. Buriya ukureshya, ukungana, ukuza bifitanye isano n'uko uteye. Niyo mpamvu ntugashake indangagaciro zawe kubera ko uri muremure ngo uzishake mu bantu bagufi, ariko nawe n'uburi mugufi ntugashake indangagaciro zawe mu bantu barebare. Impagarike y'umuntu ni ikintu gikomeye, gifitanye isano n'amateka yakomeye. Nshuti zanjye, impagarike y'umuntu ni ikintu gikomeye. Uyu muririmbyi yarabizi yuko impagarike y'umuntu ishobora kumuca intege. Reka mbaho urugero. Iyo abantu bakwise Gasongo uhita wumva ubabaye cyane.
ariko najya mbabwire nta kintu kiryana nko kumva umuntu bavuze ngo ni Zakayo Filipo, bakavuga ati rwose ni Zakayo uyu mugabo rwose. Hari n'ukuntu abamama bafite, hari abamama bari bagufi ugasanga afite umugabo muremure amugera nko kuri sentire, noneho bajya kwifotoza ukabona yashizemo metero nk'ebyiri, yarangiza ati mwe mwiyaranje. Hakaba n'abandi noneho usanga ari umugabo mugufi yarishakiye umugore muremure, ku buryo ujya kubona ukabona bagiye nko kwemera amafaranga mu rusengero, arunamye ngo dutanga ngahe. Abantu barangiza batari ko biriya bintu buriya ntibabona ko bisa nabi, bisa nabi suri Imana. Icyo nashaka kubabwira ngiki, no mu murimo w'Imana byaraje. Hari ukuntu umuntu areba umuntu mu ikota agahita avuga ngo yavamo umupasitoro mwiza, umuntu akareba umukobwa mwiza ushinguye yarangiza ati yaririmba soprano, ubwirwa n'iki? Ubu rero dusigaye tureba abantu intambuko n'ikirere tugahita tubabwira ngo nibaze. Icyo nashakaga kubabwira ni iki ngiki, urwandiko igitabo cya mbere cya Samweli 16 umurongo wa 7. Ariko Uwiteka abwira Samweli yari amaze gutoranya nde? Yari amaze gutora mukuru wa Dawidi. Aravuga ati Imana ntiyisondeka, ukurikije uko areshya, ukwasa, ibigango afite, uyu yahagararira Imana rwose. Imana irangije iramubwira ngo nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye. Tujya twakira abantu tukorare tukishimira abantu twakireba amasura meza, abantu ubona bibigango, abantu bakomeye muri za politike cyangwa mu bindi bintu, barenza mukaba muti twinjije abaririmbyi 20, abo bantu bose bakinjirana umugayo. Imana yabacishije mu murongo ko nta kintu kizima kibazanye mu ivuga butumwa. Ntitukajye tubura gutanga amahirwe angana gutya. Imana iguha umugisha. Wowe ubyifuza banguka rwose. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Impagarike yacu ni umwanda, nta kintu cyiza twakoze, ntacyo twagambiriye, n'ibyiza twavuze twabirengejeho umuvumo. Uretse kukwakira ukagira icyo uhindura mu buzima bwacu, ni wowe wenyine gisubizo rukumbi dusigaranye, ibindi byose byigiyeyo. Ngwino ubane natwe. Imitima y'aba bana bawe muri uru rusengero rwawe rwera yongera ibiyawe. Iyi korari irimo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25, warahabaye, n'ubu tubonye ibimenyetso kuhari. Turakwinginze ngo uzakomeze uhabe. Imitima yacu ntituguhe ijwi gusa ngo tujye muri korari, reka tuguhe imitima. Ntituguhe imitima gusa, reka dufate ubuzima bwacu tubuzirike ku bwawe. Ntibibe gutyo gusa, ubutunzi bwacu, amafaranga duteganya, ayo dufite n'ayo tutigeze dutunga uzaduha, turifuza yuko bitadukura iruhande rwawe. Pfukamanye n'abana bawe batambutse, ni umusaruro udasanzwe, barifuza kukwegurira ubuzima. Muri iki gitaramo cy'amakorari yaririmbye neza, muri iki gitaramo cyayobowe neza, ijambo ryawe ukaba uritambukije neza, babaye umusaruro weza imitima yabo, kandi uyu munsi batahana ibyawe, kugira ngo amagambo yavugiwe mu rugo rwa Zakayo abashe kuvugirwa mu miryango yabo ndetse n'iyacu. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.